ikimenyetso gihari kimwe simusiga noneho nzanye nuko Imana ishobora byose mu gihugu cyo mu ijuru nsenga yambwiye ngo mbwire abarundi mbwire ibihugu byose bidukikije Imana ifunguye imipaka bita message yihutirwa rero niyo mpamvu nkuhamagaye ntago ikiganiro kiri butinde cyane kuko ni message yihutirwa kugira ngo buri wese yumve iby'Imana iriho ikorera abaturanyi bacu, iriho ikorera igihugu cyacu cy'u Rwanda, iriho ikorera kumbe bizivugo bidukikije. Urakoze turakwakiriye. Yitwa Nihemuka yo kabyara. Haleluya. Igihemuka Mana yacu ntigihemuka. Nukuri Rasezeranye gasohora igasohoza. Mana itubwirira hariya ngo bamurike giye gutaha. Yego Agataha. Ababariwe kubw'ibyaha yari yakoze. Abantu Imana itubwira bagire ngo nuko yari yakoze neza ahubwo ababariwe ibyaha. Ababariwe ibyaha. Imana ikatubwira ngo kwamakuza hagiye gushya hagashya ariko nta muntu numwe uzakomerekeramo. Yego. Hagashya kandi abantu bakavamo bemye. Yego. Ubwo siyo Mana nakurikira itariyo niyi. Nta yindi Mana nakurikira simbabeshye abankurikiye nkurikiye Imana yanjye imwe mu gihugu cyo mu ijuru. Ikimenyetso gihari kimwe simusiga noneho nzanye nuko Imana ishobora byose mu gihugu cyo mu ijuru nsenga yambwiye ngo mbwire abarundi mbwire ibihugu byose bidukikije Imana ifunguye imipaka ngo uwo mutwaro wikoreye wuzane kwa Yesu ugutura uruhuke hanyuma natwe tuzabane mu ijuru. Uza abantu nsengera bose bampe ibyifuzo bashaka gukizwa turamutse duhuriyeyo nabo byaba ari byiza yohe yaba ari umunezero. Ariko rasivuga ngo gukorera Imana herega ni byiza yemwe ubyibuha wumva ugashisha wumva gukorera Imana herega ni byiza yemwe gukorera Imana herega ni byiza yemwe ubyibuha wumva ugashisha wumva gukorera Imana herega ni byiza yemwe. Haleluya. Gukorera Imana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Yes, turagarutse rero kandi tugarukanye n'umukozi w'Imana Eric Mugabe nkuko yaduhamagaye atubwira ko agiye kongera kandi gutambutsa message Uwiteka Imana yamuhaye. Wakoze cyane kubana natwe. Uraho neza umukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe iteka ryose. Amen. Imana amahoro iguhereze umugisha kubwo kubana natwe. Turi mu bihe by'imvura, turi mu bihe bigoye ariko nta kundi ntabwo twahagarika umurimo w'Imana. Ni imvura y'umugisha kandi Imana yadusezeranije ko izaduhereza imvura y'umugisha. Reka rero tukwakire usuhuza abakunzi bacu nurangiza uhita usenga Imana kugira ngo tujye mbere. Ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi ndabakunda. Amen. Mana nziza, Imana yacu, Imana idukunda, Imana itwizihirwa, Imana itugirira neza, Imana isenya ibidaguye gusenyuka, Imana irema ibigomba kuremwa. Mu izina rya Yesu Kristo turasenza aka kanya ngo utugire neza tukugireho umugisha. Tugushimiye kuri Imana yumva kandi iseruka igatabaraho rukomeye. Ndasenze kandi izeye ko byumvishe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ntabwo tugisenga cyane. Imana yacu ni Imana itabaraho rukomeye. Yego. Mfite message yihutirwa rero niyo mpamvu nkuhamagaye. Ntago ikiganiro kiri butinde cyane kuko ni message yihutirwa kugira ngo buri wese yumve iby'Imana iriho ikorera abaturanyi bacu, iriho ikorera igihugu cyacu cy'u Rwanda, iriho ikorera kumbe bizivugo bidukikije. Urakoze turakwakiriye. Reka tubanze turirimbe umuririmbyi
Imana ishimwe cyane. Amena. Muri iyi minsi ndumva ndi mu mavuta. Ndabona unezerewe kweri. Ndi mu mavuta, ndumva ndirimba nkumva ni byiza kubera ibyo nagiye nsengera Imana irimo ikora, mbese ndumva ndi mu mavuta. Amena. Ndumva ndi mu mavuta. Iyo ntekereje ukuntu bamporiki yatashye, mba numva ndi mu mavuta, ibindi byose Imana irimo yambwiye ko ibyo nasengeye byose bishubije, arabona asengera ibihugu nasengeye, ndi mu mavuta rero kandi ndumva rwose nkeye meze neza, niyo mpamvu mbona nseka. Yego. Reka turirimbire indirimbo mu izina rya Yesu. Ni indirimbo, ni umuririmbyi w'154, 154. Yego. Ndabaririmbira ibyo wamfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye nk'iki Kristo, ukaza mwisuka, wambonye we, wambonye nk'iki Kristo, ukaza mwisuka mfira, yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, hari inshuti nkawe se, yakunze abayihinyuye, harindi we, harindi inshuti nkawe se, yakunze abayihinyuye, harindi we, harindi inshuti nkawe se, yakunze abayihinyuye. Amena. Baramusingije bashashe imyambaro, ngo hoze mahirwe umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe, bukeye we, bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe, bukeye we, bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe, bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo, ibyara byihanganira, ngo abone uko aducura, ibyo rero ibyara byihanganira, ngo abone uko aducura. Ayiwe, ariko Imana yacu iradukunda. Ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura, yasize ingoma ye nuko aramanuka. Hari ahantu rero hano yasibamye, iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina ry'abasenga we, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina ry'ababyeyi we, yanyemeye nk'inshuti ye, ndavuga hose izina ry'abasore we, yatwemeye nk'inshuti ye, ndavuga hose izina ry'ababyeyi we, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye, igihugu cyacu we, yatwemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina
narye ibidukikije yatwemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye ndavuga ibihugu yabyemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina ry'abakobwa we yatwemeye nk'inshuti ye nzavuga hose izina rye amen iryo zina rikunda iryo ridudina izina rya Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Sasa rero ngewe yo maze kwinjira mu mwuka cyane metamera nk'umuntu ewana. Amen. Yanyemeye. Twongere turirimbe ni umuririmbyi. Iravuga ngo tugiye iwacu mu ijuru. Ni indirimbo y'Ijana twagiye. Tugiye iwacu mu ijuru muze mwisigara gusingiza umucunguzi muze mwisigara nyumvira hano ngo abagezeyo baragwiriye baranezezwa umwana w'intama haleluya abandi bari mu nzira muze mwisigara abagezeyo baragwiriye baranezeza umwana w'intama abandi bari mu nzira muze mwisigara amina hazaba umucyo mu ijuru muze mwisigara muve mu mwijima mubi muze mwisigara hari ikamba Yesu azatwambika tuzanezerwa n'abakijijwe ibyiza tubisangiye ayiwe ngwino ze mwisigara ndabwira mwene data twumva azi ibyiza byo mu ijuru tubisangire haleluya ibyiza tubisangiye muze mwisigara ushaka ko tujyanayo ihane ngira gukiza ubu ihane kandi uwo mutwaro wikoreye ayiwe merera ugutora uruhuke ngo tuzabane mu ijuru kandi uwo mutwaro wikoreye emerera ugutura uruhuke ngo tuzabane mu ijuru amen haleluya urumva ko Imana yacu nta kindi ishaka yego ngo uwo mutwaro wikoreye uzane kwa Yesu ugutura uruhuke hanyuma natwe tuzabane mu ijuru yego uza abantu nsengera bose bampe byifuza bashaka gukizwa turamutse duhuriyeyo nabo byaba ari byiza yohe yaba ari umunezero ariko rasivuga ngo gukorera Imana herega ni byiza yemwe ubyibuha wumva ugashisha wumva yego gukorera Imana herega ni byiza yemwe gukorera Imana herega ni byiza yemwe ubyibuha wumva ugashisha wumva gukorera Imana herega ni byiza yemwe
Haleluya. Gukorera Imana yacu ni byiza, umunezero, habamo byinshi byiza, habamo ubutabazi bwayo. Imana ishimwe cyane. Ntago nari nzi ko nakira, ntago nari nzi ko umuntu yangira nabi dusengana, ariko nyashima Imana ko ijya yitamura. Yakugiriye nabi musengana, ukizwa na Yesu mugendana. Amen. Tugenda numva hafi. Haleluya. Wanda ukamubwira akambwira ati uziko Imana yeretse kumbwira. Nambajije kwitaba telefone zose mbonye. Yego. Zajya ntoranyiriza. Bra telefone nitaba nubona uko mpamagaye ukabona ndakwitabiye. Cyangwa ukampamagara wambura ko ndaguhamagaye. Kimenya ko nayo Imana ikuzi ko nta kibi kikuriho. Yego. Kuko ubu yantandukanyije n'abantu batizera, abantu batayivuga, yantandukanyije nabo. Yego. Niyo mpamvu abantu bampamagara bakambona bari mu mwuka w'Imana, Imana irabakoze kandi abakunda. Ariko hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo abayivugana bibayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Iri muri twebwe ikibi tubwira ni imirimo Imana igenda ikora. Abayivugana bibayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Ariko Rishari we, iri muri twebwe ikibi tubwira ni imirimo yose igenda ikora. Abayivugana bibayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Amina. Mubagira inama barekeraho. Mubagira inama hakiri kare. Barekeraho. Ariko Rishari we, aho uri koko wazigaragaje, tukongera tukakubona ko twakuze. Azongera kure mu nganzo. Cyangwa kanaduhamagara tukajya kumusura. Rwose. Umuntu waba ufite nimero z'umuhanzi witwa Rishari ashobora ngenda hayo harya. Sinzi irindi zina rye. Oya, Rishari ngenda hayo ni wundi w'umunyamurenge uri muri Amerika. Ariko waririmbye ngiyi yitwa Rishari w'inzobe. Umuntu waba umuzi udukurikiranye yandike nimero zo muri commentaire azeduhe tuzajye gusura Rishari. Rishari yari afite umwuka wera w'Imana cyane. Ngo bayivuga nabi bayibeshyera, mubagira inama barekeraho ngaho kuko akabo kashobotse. Ariko bazi kwikubanura sha arikangata bakikata bikoze hariya. Bakikoza mu bicu. Imana irambwiye bigiye kubagirira neza. Irabagira neza se gute bagize batebo batabanje kwihana, batabanje gukora imirimo myiza. Abayivuga nabi bayibeshya. Ngo ariko abayivuga nabi bayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Buriya nzakora YouTube mu kwezi kwa gatandatu ndabyibuka. Imana yambwiye ngo genda ubwira barabahanuzi babeshya abantu bakabampuza. Genda bambwira ko mbarambiwe. Rabeho turagiye Nyiranzihanejo. Ubusambanyi bwawe Nyiranzihanejo. Ubujura bwawe Nyiranzihanejo. Urabeho turagiye Nyiranzihanejo. Ako bamwe bahuye n'akaga ntabwo abonye ko bageze. Hari mageragere, hari abacitse intege bagiye. Yego. Ubwo rero ntese hako se mwaze tukizera Imana. Sinzi ikibazo cy'abantu. Mubagira inama barekeraho. Iri muri twe ikibi tubwira ni imirimo igenda ikora. Naho babandi bayivuga nabi abo bafite akaga, mubagira inama barekeraho. Icyo nkundira Imana irabanza ikaburira abantu. Nukuri hari abantu yenda singutwariye umwanya wawe, ariko hari abantu bitwara nabi barangiza bakanayivuga nabi, bakagira kwitwara nabi, bakagira no kuyivuga nabi. Buriya rero bajya baca umugani mu Kinyarwanda. Yego. Ngo ubutaratinya utinya ishyamba, udatinya ishyamba nuko ntacyo yahuriyemo naryo. Utinya ishyamba kubera icyo wahuriyemo naryo. Buriya ngiye nkunda kugira ubwoba bw'abantu batagira ubwoba bw'Imana. Nta udakosa nta n'udakora ibibi, abatabikora ni bake. Sibyo 30%. Nyamara umurundi we yararirimbye ngo iyo Mana dusengera komeye
Imana itabura guseruka. itabura guseruka. Imana yumva amasengesho. Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengera irakomeye. Iyo Mana dusengera irakomeye. Amena. Nibyo nashaka kukubwira. Buriya hari abantu batagira ubwoba batanatinya. Yego. Ugasanga umuntu aguye mu cyaha ntiyihannye. Akajya kuri kamera nk'uko akavuga Imana, akavuga ati Imana irambwiye tizopaya zemen ijya binyobera Imana irambwiye ati bya bindi byabaye ninjye wari wabihanuye cyane. hari n'uwo nabonye rwose mu minsi yashize ati buriya ninjye wari ati buriya njyewe ninjye wari wahanuye ko Bambora icyo agiye gutaha. Ati Imana igiye kumurekura. Yegora yabivugiye. Ubu hari message nyinshi nagiye ntanga abantu basubiyemo cyane, bazisubiyemo rwose. Nta wigeze kuguha amarinki? Hano wigeze ko marinki arambwira ati dore umuntu umuvuga cya kiganiro cyabacishije. Ariko abantu n'abahanga uzi ko agikurikirana agira umwana wo kugikurikirana kumva n'amagambo arimo nawe akayavuga. Hari n'abandi bagiye baduhimbira bazaruhira ubusa bazagusiga uhagaze, yitwa ntihemuka iyo niyo Mana yanjye, yitwa ntihemuka iyo niyo Mana yanjye, yitwa nteturuye iyo niyo Mana yanjye, yitwa ntihemuka iyo niyo Mana yanjye, oh iyo niyo Mana yanjye, iyo niyo Mana yanjye, yitwa ntihemuka iyo niyo Mana yanjye, yitwa ntihemuka iyo niyo Mana yanjye. Amena. Yitwa ntihemuka yo kabyara. Haleluya. Igihemuka Mana yacu ntigihemuka. Nukuri rasezeranye igasohoza. Mana itubwirira hariya ngo Bambora icyo agiye gutaha. Yego. Agataha ababariwe kubw'ibyaha yari yakoze. Abantu Imana itubwira bagire ngo nuko yari yakoze neza, ahubwo ababariwe ibyaha. Imana ikatubwira ngo kwa makuza hagiye gushya hagashya, ariko nta muntu n'umwe uzakomerekeramo. Yego. Hagashya kandi abantu bakavamo bemye. Yego. Ubwo si yo Mana nakurikira itari yo niyihe? Nta yindi Mana nakurikira. Simbabeshye abankurikiye, nkurikiye Imana yanjye imwe mu gihugu cyo mu ijuru, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Haleluya. Amen. Hari abamana bakayivuga bayibeshyera bayishyeshyenga, kandi bambaza wa mugabo wiriye kuzimu, bamwita ngo nimba ari nyina Muna. Nge sinjya mvuga uko babebo ngo ni ba nyina Muna, ntumbaze bari bamaye Muna niba ari we kada uyuvuze gutyo ubuvuze kari uwawe nawe. Iyo mpamvu nge ntabivuze mu izina rya Yesu. Ngo ni ba nyina Muna. Imana yacu rero ni nziza. Ariko iyi Mana ntiyambarizwa mu gicumbi. Nta nubwo bayana imvura iguye. Reka ngo ihunge. Ndubona ko ubu imvura iri kugwa. Iri hano twicaye cyane. Iri na hari imvura iri no kumwe, iri no ku bantu turo. Iri no hejuru y'aya mabati cyane, kuko ntinyagirwa. Reka da. Ntivunda kandi bera hose cyane. Ntivubarara. Reka da. Yicwa n'izuba. Nta n'inzara. Kuko byose bifite. Reka da. Nta n'ikitera ubwo. Ntigibura no kwigenza. Haleluya. Abaye. Ariko ndifuza kuzakorana ikiganiro nawe kuri kamera. Ndashaka kugira ngo tuzavuge Imana noneho isi yose ibimenye. Nukuri. Sibyo? Uyu murimo wa data barimo ubu twahagurutse. Barimo barawutoba. Twahagurutse. Ndashaka kugira ngo tuzavuge Imana. Ariko hari ikintu cyambabaje. Na Kangane wavuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye niby'uwo mucunguzi, ibyo ntunze nanjye ubwanjye niby'uwo mucunguzi. Ntabwo ari ibyo dutunze hano mu isi, ntabwo ari ibyacu kuko tuzabisiga. Ariko byaba byiza tubisize twaragize icyo dukora, tuba twaravuze ubutumwa bwiza, twarabwirije abantu bagakizwa. Ni ukuri ngenda gushimira cyane Pascal, nshimira n'Imana yaguhaye ibi bikoresho nubwo biriho bisaza. Ariyo mpamvu dusaba dukomeze dukora umurimo w'Imana, nawe uzaba udufashe mu kubwiriza n'abandi bose. Umuririmbyi niwe waririmbye ntibuka paje ye, ararimba aravuga ngo
iyo ntama nayo ni yanjye. Ntago nzi paje yayo neza ariko ari nta mu rwenda n'icyenda zari hamwe mu rwuri, ariko imwe yarizimiye ivuye ku mwungeri. Uwo mwungeri ati ni yanjye, ngiye gushaka iyo ntama yanjye. Mu biyaga bigeze kure, ngiye gushaka iyo ntama yanjye. noneho arahaguruka aragenda abona inkora y'aho yaciye. Abandi baramubwira bati se intama ufite 90 imwe niyo yonyine itumye uhaguruka? Yego. Nawe arabasubiza ati iyo nayo ni yanjye, ngiye gushaka iyo ntama ya. Haleluya. Niyo mpamvu rero ngo aragiye ngo ayisanga mu bihanamanga izerera yabuze umwungeri wayo, ngo aza kuyifata ayikubita ku bitugu, ngo arayizana ayisangisha zazi ni 99, ariko yari yabanje kuzita. Yari azitaye mu biyana inama izerera. Bo turaza kuyishaka tuzayiririmba. Yego. Hanyuma rero nubwo twatsinze turirimba ariko ngo uwuririmbye ijambo ry'Imana na message wari ufite ntago twabyirengagije, ariko burango n'uwuririmbye nawe basenze kabiri. Turebere muri Zaburi 190 numva ni kangahe? Ngiye 119 ahubwo 119 ku murongo wa 69. Dusomere mu izina rya Yesu twihute, mbahe message yihutirwa. Nubwo twagiye mu kuririmba cyane ariko mutubabarire, nibyo nawo ni umurimo, ntago tuba tuganira bisanzwe, tuba dutambutse ubutumwa bwiza. Dusomere mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu 3:8 kabaro duhera nibyo byiza. Yego. Uri mwiza kandi ugira neza. Unyigisha amategeko yawe. Amategeko yawe wandikishije. Abibone bajya bandemera ibinyoma. Pasika yangane nkubwire. Ndashaka tuvugira ijambo ninjira no muri message. Abibone bajya bandemera ibinyoma, bakavuga ngo ntago mvuga ngo Imana ngo ndabeshye. Yego. Ariko ikimenyetso gihari kimwe, simusiga noneho nzanye. Yego. Nuko Imana ishobora byose mu gihugu cyo mu ijuru nsenga. Yego. Yambwiye ngo mbwire abarundi, mbwire ibihugu byose bidukikije. Yego. Imana ifunguye imipaka. Imana yakubwiye ko igiye gufungura imipaka y'abarundi. Si hano mu Rwanda sifunze se? Ubwo ni Burundi n'u Rwanda. Urcyo. Ubwo ni imipaka ihuza imbibi mbese z'igihugu cyacu n'igihugu cy'u Burundi. Amena. Ndetse n'ahandi hose habya bitameze neza. Imana yambwiye ngo ushyize hereza, ariko ngo ari hehe Imana ije gufungura. Haleluya. Hagiye nyamvuga ibintu bibone bakavuga ibyabo bakagira ibiki, ariko ndagira ngo mbwire abantu ko icyo ari ikimenyetso simusiga Imana igiye kubikora. Isubiremo iyi message kivuge neza rwose. Imana y'amahoro yo kabyara itagibura uko ibigenza, ijya yimura ibyanze kwimuka ikimika ibyemewe. Yambwiye ngo mbwire abanyarwanda n'abarundi ko imipaka ifunguwe. Abantu bagiye kongera guhahirana. Nanjye nigeze kugira icyifuzo cyo kujya Burundi mbura uko ngenda, ariko Imana yambwiye ngo iragishubije. Amena. Ndagira ngo tuvuge Imana uko iri, tuvuge Imana isezeranye gasohoza, atari babonde bayivuga bayibeshyera. Imana irimo irasezeranye gasohora. Amen. Hari umuririmbyi arimo ngo n'abatakwemereza bemeza Yesu we, n'abatemera Imana nigiye kubebeza. Ntacyo tubaye turi kumwe, n'ubwitangira ryawe ryari rito cyane,
uko bukeye ukagenda urushaho kunguka, abakwizeye turabasizi no kurishaho, kuko uri Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro, ntabwo urobanura, ntabwo tugipfu. pfuye ntacyo tubaye, turi kumwe. Amen. Amen. Buriya hari ikintu Imana kugira ngo ibwire abantu ko yereke abantu ko ari irimo kuvuga. Yego. Ari irimo kuvuga. Natangiye mumbwira ngo mpanura ibibi gusa, ariko nanjye nabonaga ari ibibi koko nta cyiza cyari kirimo, ariko ibyiza biraje. Ibyo Imana yampaga none birampa ibyiza. Abantu ntibitegure rero kurya za mbuto. Haleluya. Nta basenze, ariko muntu uzi ko wasenze wihaniye, muntu twasenganye, muntu tumaranye igihe kuricana, ukaba utaracitse intege, ukaba ukidukurikira, ukaba ugisenga. Imana iramwe nkubwiye ngo icaro ry'imbuto, icaro ry'imbuto zo muri Edeni, amatunda. Imana ibaha umugisha rero. Iyo message niyo nari mfite mu by'ukuri, yuko Imana ifunguye imipaka. Reka nkomeze akagakika nkarangize. Abibone bajya bandemera ibinyoma, ariko njyeho nzitonderesha amategeko yawe umutima wanjye wose. Amen. Imitima yabo ihonjotse nk'ibinure. Yego. Ariko njyeho nishimira amategeko yawe. Amen. Amen. Ngo ariko njyeho nishimira amategeko yawe. Amategeko yawe kubabazwa kwangiriye umumaro. Kubabazwa kwangiriye, kugira ngo nige amategeko wandikishije. Amategeko yo mu kanwa kawe. Ihangane gatoya nkubwire. Yego. Buriya bajya baca umugani ngo utaribwa ntamenya kugira gute gukinga, kurinda. Reka tubivuge gute, utaribwa ntamenya kurinda. Ubundi buriya iyo utarababara, urumva, utarababara, utararira, utarakomereka, utarabona ibigukomeretsa, urumva, ntabwo ushobora kugira gute, ntabwo ushobora kunezerwa ngo umenye ko Imana ariyo ibikora. Nyine kuko urumva umunezero uza nyuma y'umubabaro. Noneho uyu munezero uje nyuma y'umubabaro bituma wa muntu ahereza iy'Imana imukuye mu mubabaro cyane. Niko bimeze. Imana arashimwe cyane, tugire neza, komeze kubana natwe kandi komeze kudushyigikira. Iyo niyo message nari mfite. Imana ikomeze kubagira neza, ibaha umugisha, kandi nzi ko n'ibyiza twifuriza ntabwo ari ibibi. Mukomere rero, mukomeze kandi dukomeze dusenge. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ariko uyu murongo reka ngurangiza batazavuga ngo nasomye umurongo igice. Navuze ngo amategeko yo mu kanwa kawe ni ay'igiciro kuri njye, kiruta iby'ibice ibihumbi by'ifeza ni zahabu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Nibyo. Urakoze cyane rero, nuko nari ngize ngo kara gace mbanze ngasoze kugira ngo abantu b'Imana babanze bakamenye neza, nibarangiza noneho bataza kuvuga ngo twasomye Bibiliya igice. Reka ngusabe rero kugira ngo noneho tugana ku musozo, nimero ya telefone wayitambukije, ahubwo noneho usengere abantu b'Imana. Kadasenge mu izina rya Yesu. Mana nziza, Imana yacu, Imana idukunda, Imana itabura uko ibigenza, turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye databuja waduha ibyifuzo, dusengeye mwami iki kiganiro ku izina rya Yesu Kristo ngo utugirire neza Kristo, kandi ubutumwa butambukire kumva bwa buri umwe wese, kandi ubwo wese mwami akizwe. Icyo nicyo nsabiye abandi basanye nisabira, byose mbisenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.
amen. Wakoze cyane kubana natwe. Icyo nakubwiraga nanjye nuko wakwanga cyane igisa nacyo, kuko Yesu Kristo atari yaza, urupfu rwo ntabwo rutinze, ahubwo urasabwa guhora witeguye kandi wizeye neza ko urimo umwuka w'Imana ndetse ukiranuka ku gato no ku kanini, kugira ngo Yesu nagaruka azabashe kukujyana. Nta kindi duhirimbanira no kugira ngo tuzagere mu bwami bw'Imana, tuzabeho mu buzima bw'iteka ryose. Umukozi w'Imana turagushimiye. Yesu aguhereze umugisha kandi cyane. Imana muri byose. Amen.